afande kadaheruka kubona izina ryawe byagenze bite? Afande kubwiye ngo uze kubimbaza se? Kuko utambeshye uvugishije ukuri. Hari abantu baje hano uzi kuri n'impunguzi mu muryango wawe ugasomanira n'indaya ruharwa hazi wazitoragwe kandi ufite umugore ufite urugo bakagombye guhesha icyubahiro. Ngira mwana wo kugira ngo umusige nakwemera amafaranga yakuba kabiri cyangwa inshuro 10 ariko nkumutwara. Ariko ibyo mwabonye nyine nibyo ndi kubabwira ukuntu byagiye. Umva nkubwire mwana niyo mbyibutse n'ukuntu wakoze igisoni umuryango numva nakunye akuse. So murabizi bantu banje ko ninjye driver muri Kigali ndetse no hanze ya Kigali. Ku bantu bifuza ko twakorana mukeneye driver, mukeneye umushoferi wo ku munsi, so mugiye mukeneye nko kujya nko mu ntara cyangwa se mukeneye nko gusohokera nk'ahantu muri Kigali, mukeneye nko kujya mu bukwe, murabizi ko na undi mushoferi mugomba guhamagara ni ngiyewe Kiwi tugomba gukorana. So ndanababwira yuko mfite amamodoka meza cyane nkodesha muri uyu mujyi wa Kigali. Aba diaspora abanyarwanda mushaka kuza mu gihugu cy'u Rwanda mujye mumpamagara mbaye imodoka nziza cyane, ntimukajye mu makampani ngo nibarangiza babahangika amamodoka ya fake. Ngira ngo imodoka mwayibonye ko ari imodoka nziza cyane, imodoka dukodesha ku kwezi cyangwa se ku cyumweru. So guys, ndagira ngo mbabwire yuko n'ahandi mugomba gukora imodoka nziza cyane atari muri company iwacu. Ngira ngo murabizi ko ndi umuhungu wanyu Mr. Kiwi, nanabitsa gukora subscribe kuri video zanjye izarizo zose. Kandi nashimira abantu dukorana umunsi ku munsi. Hari abantu bampamagara bakamakazi ka driver, abo bantu muri nkora mutima ndabakunda cyane kandi ewana kuba muhora munzirikana ni ibintu by'agaciro. So nanjye kandi ndabakunda cyane kandi nzi ko dukorana neza abantu banje mwese ndabakunda cyane. Mukore subscribe. Bye. Ni ngombwa se ko agenda. narebye ukuntu uriya muganga anyutse igitutu abireba nk'umuntu mukuru mbona bifite igisobanuro. Mukecuru wenda ibyo ngibyo reka tureke kubyinjiramo, ahubwo ni nari mfite igitekerezo. Ibi bintu mukazana banyu bakorera mwazabibye umuhungu wanyu, wenda niba ari umugabo we ashobora kugira ikintu yabikora. Awida oya umwana wanjye arahubuka kandi agira umujinya utihangana, hamya ko yamugirira nabi, yabyumva ko ashaka kumugirira nabi akaba nawe yamugirira nabi ugasanga arafunzwe. Ngewe aho kugira ngo mpombe umuntu nahomba ibintu. Umwana wanjye niyo zahabu yanjye, umubuze naba mbuze byose. Ko rero mbishyikiriza Imana nicyo kigeri. Ibyo byibagirwe, ahubwo mushatse mwaza nkabereka inzira mucamo, ibintu bikiri byiza. Dutangiye n'iby'aka kanya hapeshe nta nyuma y'ubwoba mfite. Piye ibibazo byavutse, ariko hari ibintu byinshi bibemerera bipfapfana dukeneye gushyira ku murongo. Ariko se kamuzi iki? Si abantu babakene kuki mukunda gusakuza cyane? Bera ngira mwana wo kugira ngo umusige nakwemera amafaranga yakuba kabiri cyangwa inshuro 10 ariko nkumutwara. Ibyo ntabwo binzaneho musiga aha amafaranga kubisahita borwa. Ariko se mama, njyewe ndimo ndibaza ikibazo cyabaye kikanyura. Mwivumbuye ntabwo mushaka ko nyumva, ntabwo mushaka kuntega amatwi. Nose biraza kurangira gute? Ntabwo nakwiboneye utinyuka guhagara mu muryango w'iwawe. Uzi kuri n'impunguzi mu muryango wawe ugasomanira n'indaya ruharwa hazi wazitoragwe kandi ufite umugore ufite urugo bakagombye guhesha icyubahiro.
Bose mama kwiboneye ntacyo uvuga. Nyine basi mvuge gute ko ndi kurengana. Basi nkoresha icyo kimenyetso. Nise urakoresha ikindi narakwiboneye. Mama ibyo wabonye ntabwo ariko byagenze. Wenda byari bigiye kuba ariko nta ruhare nari mbifitemo ngewe. Kuvuga ngo nabasebeje ngo kuri ba mwana nimba ari ba mwana nimba ari bande nje rwose nta ruhare nabigezemo kandi mu nushaka kunyura. Mwana wanteye umujinya ku buryo n'ubiyo mbyibutse. Numva nakuniga. Gukoresha isoni umuryango. Numva nakuniga. Ibira bintu byose byabaye mama byari biri mu mipango. Byose n'umugore wari wabipanze n'uriya muri umuntu we bara. Iyo bapanze se we nta bwenge karemano ukoresha. Reka ntuwimbwire. Mama ubwenge ndabufite sibyo? Nta n'ikibazo mfite pe. Nta nubwo ndwaye. Ahubwo nje kuntu byangendeye nge nageze mu rugo nsanga Keza bari kumubwira ngo nazinga imyenda ye. Nasanze umugabo ntazi ava hegehe. Noneho nsanga ari kumubwira ati zinga imyenda. Mu gihe ndi kumubaza bera baramuhubuka. Umva rero nkubwire. Bikwiriye kuvuga naciye hanagiye gute byagenze gute. Narakwiboneye n'amaso yanjye. Amafuti yawe wankojeje isoni ntubuze byose. Mama mwarambonye kuko nibyo. Ariko ibyo mwabonye nyine nibyo ndi kubabwira ukuntu byagenze. Umva nkubwire mwana niyo mbyibutse n'ukuntu wakojeje isoni umuryango. Umva nakuniga. Akose mama mwagabanyije uburakari basi. Mbabwiye iby'amafaranga byihorere kuko ibintu byamaze guhindura isura. Akose bihindura isura byagenze biti byo n'ibyo kuvuga. Kurundi ibintu birimo byanancanze. Undi muri biki? Nyine byagucanze wecicika ntabwo birimo ko nimba utabirimo nyine icicikire. Sibyo? Ahubwo ngiye nsobanurira. Ntabwo nshobora kuva hano natwaye umwana. Ukubyumva neza? Ubujana umwirukankana yaragiye kujya kuzana imyenda uramwirukana bigenze bite ubundi gahunda yitwaye. Ni wembaza umwana uramuzana cyangwa ntabwo umuzana? Nyine urabona ibintu byahindutse pe kandi byihangane ngira ngo urabizi neza ko tutajyaga twica gahunda. Aho usubye ibintu ko mbwa ngo byahindutse niyi n'ikirere gihindutse barabivuga. Ibintu byahindutse ni ibi. Uretse ni kiriya kigabo mbonye kinjira kibyanwa n'ibiki byose n'ubukote butasobanutse nicyo kibiteye. Undi uramugabo n'uwahiye nuko mnamuzi. Piye byo byihorere. Uriya n'umugabo wa Keti. Ngo muke? Muri umugabo wane? Ni umugabo wa Keti. Keti sagira umugabo. Ko ntabyigeze ambwira. Uwo mukanyuraje nawe ubwire ngo ugira umugabo. Imikino mutangiye ni bwoko. Nyine mama basi reka mbabwire. Njyego nasohotse haya ku muryango nkurikiye Bera yarajyanye Keza kuba ko umugabo we yarasigaye mu nzu. Buriya kuri amaje mu nzanye hari n'umugabo. Haza ruwaye hari n'ubwa mbere mubonye. Noneho ubungubu ngewe ngiye kubona mbona umukobwa araje aransumye ku muryango. Ntanabizi ntanabona tunafitanye ntaniki abaramfasha ibyanga. Nimba mwarageze mu bibona nimba mubyiruka neza. Yari yamfashe yangonze umutwe aho bashaka kunsoma. Bigaragara ko rero Bera yaba yarabonye nyine muje agahita apanga n'uwo mukobwa ntazi aho yaramukuye agahita amubwira ngo umusome. Rero buriya twari tuje twiruka twumvishe ngo Keza bagiye kumwangiza kumufata ku ngufu niko kuza twirukanka kuriya. Ese kumbi nuko byagenze mama. Nyine Keza ngiye nageze nyine uwo mugabo ndi kubabwira ngo wari uri mu nzi wanjye ntanazi ngo yitwa nde ntazi ngaturutse. Narahageze rero ukavuga ngo ndi kuza ngo ntera kavuga mu rugo rwa Keti ndi nkandi. Nasanze rafite Keza ari kumubwira ngo nahambira mujyane. Muri make urugo rwari rwabaye rw'umugore wawe wowe utavuga. Mwana ihangane. Rwose buriya nabifashe nabi ntundenganye ariko kandi nanjye mu kubifata nabi nakurikije ibyo mbona ariko imigambi y'abantu ntabwo nayibonye. Nakurikije ibyo mbona n'ijisho ryanjye. Iby'imigambi y'abantu ntabwo uri kubyumva nimba wamumwemereye njye bimbwiye. Wamumwemereye? Ntawe nigeze mwemerera. None nimba ari n'amafaranga yabahaye ariko yabangana kose ngenda yakubaka bijyanye na kube gatatu ariko umwana mutwaye.
kuko ntabwo mvana ndamutwara. nyuma ngiye rwose nuko nguko byagenze. ariko si Keza warakurikiranye kuko ubona bimeze bite byifashe bite? Ni ukuvuga ngo Keza we mwebwe mwageze hano iwanjye, mwageze iwanjye ubwo Bera waba muzamuka yamujyanye mu gikari. Rero nyine ndavuga ati noneho ngiye mumareka ngukurikire, noneho ndebe ko basi nakubwira ukuntu ikibazo ukuntu kimeze, basi banza ucuruke kuko njye rwose nabonye mugenda mubabaye. Ubwo rero Keza ntabwo ndamuvugisha mubaza ukuntu bimeze. Ikindi ari uwo mugabo ari iwanjye, ari no wa mukobwa wari mwabonye ko yahise agenda, bivuze ngo yari ari mu kazi, nawe ubwo namusize muri salo. Ubuse ndababwira ko mwana wanjye abisi n'ibyabo nuko ariko gukomera kandi ukomeza kumugabo. ariko niyo narakaye ibyo inkundura yari yabaye ku mutima wanjye nakurakariye, ariko nanjye bireba uburyo byabaye rwose sinamenya ngo byatangiye gute, sinamenya ngo byaje gute, ntabwo ibyo ngibyo namenya pe. Nagiye kuba mbona ibintu binyituye wenda kuzi wivunika gusa sinakwibyariye sinakwirereye, nta mico nk'iyo ngiyo ugira rwose. Mbese Chanel kuko utambeshye uvugishije ukuri, hari abantu baje hano. haje umukecuru nyine ubona w'inzobe utari muremure cyane n'umusaza muremure. umukecuru numva ariko zahitutumba ati ngo bamukojeje isoni ngo kwa ba mwana. N'umusaza muremure ubona nyine wirabura uko numva yaba ari papa. ahubwo se uwo mukecuru birumvikana neza yuko yaba ari nyina wa Professor. ahubwo se ikibazo nibaza ubwo se bari bahuriye hehe, bari baje kumara icyangaha? ko numva ari ibintu ndimo ndagenda mpuza nkasanga hari ahantu henshi mo birahurira. bansanganye na wa mugabo bavuze ngo ni umugabo wa Keti, twari duhagararanye hanze. batuguyeho nyine mpita ngira isoni ndinjira hano. none se ikibazo nibajije ubwo ni gute wabaciyeho utanabasuhuje? ibyo ngibyo tubireke, ahubwo mfite ikibazo. Afande kadaheruka kubona izina ryawe byagenze bite? Afande babikubwiye ngo uze kubimbaza se? Yes, afande. Nimba rero babikubwiye ko ndaza kumwirebera nta kibazo, kuko turi buvugana ntabwo bikureba, cyane cyane ko no muri no minsi ya business itakigenda neza. Naho nibyo yibazaga ese business yarahagaze cyangwa nanjye ndavuga ngo ntabwo nabisobanukiwe. ntabwo rero afite ikibazo gikomeye. Oya, ntagire ikibazo. Niyo byagenda nabi urabizi ko iyo byagendaga neza byose nyine namureba, kandi nzi ko iyo munamurebaga nawe yakureba.